Yes, ikaze kuri mwese mudukurikiye nk'ibisanzwe hano. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kureba match live ya Premier League, Champions League ndetse n'indi mikino igiye itandukanye. Tugiye kurebera hamwe application ushobora kwifashisha kugira ngo urebe iyo mikino. Nk'ibisanzwe rero urahita ujya hano muri Play Store hano hejuru, ukandeho hanyuma utegereze gato, noneho uze hano muri search. Urahita uza hano muri search, nta kindi ukora, urahita uza aho ngaho, noneho wandikemo ijambo ngo uze hano hejuru, wandikemo ijambo ngo yola kuriya yola futi score. Kuriya ni kuri bwandike iryo jambo ryawe. Numara kuryandikamo nta kindi uri bukore, urahita wemezamo, urahita usacinga. Dore barahita bakwereka iyi application. Urabona ko njyewe yamaze kujyamo, ahubwo bari kumbwira ngo nkore open. Wowe rero urasanga hariho ijambo install, urahita uyikandaho bayinstallemo, hanyuma nibimara gucamo uhite uyifungura. Reka tuyifungure turebe. Urahita uyifungura, biza bimeze gutyo. None urabona imikino igiye itandukanye ihari ubu ngubu. Urabona ko iyi ni imikino ibiri live. None dufata urugero, hari itaratangira. Dore nk'uyu nguyu ubu ngubu uratangira mu kanya saa 11:57 niyibura kugira ngo itangire, n'indi igiye itandukanye. So rero iyi video nimba hari ikigufashije, kanda subscribe, ukande like kugira ngo tujye tubana no mu zindi video zigiye zitandukanye hano kuri iyi channel. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza mwe.